umva kurikira amagambo y'ubwenge nanjye urendahica maze umva ibintu by'ubwenge tugiye kuba twarebera hamwe ibiri bubashe kuba byagufasha kandi byubaka ubuzima bwawe. Reka dutangire ko aya magambo yacu y'ubwenge. Ntabwo ari ibintu byose bikwerekeyeho bikenewe kugira ngo abantu babimenye bijye ku karubanda, kubera ko uko abantu benshi bamenya ku bintu byinshi kuri wowe niko bazarushaho kuba bakontorora ibizima bwawe na byinshi kuri wowe. Bimenye ubwenge rero, ibintu byinshi abantu bakuziho bituma barushaho kuba aribo bakuyobora bagukontorora. Ikindi burya mu buzima ntabwo ubwenge ari uguhitamo ibyo ugomba kuba wavuga, ubundi ubwenge burya ni no guhitamo ibyo ukwiriye kuba utavuga ukabika ibanga. Ubundi hari amwe mu makuru mu buzima azakomeza kukurinda mu gihe uyacecetse. Ubundi rero hari kumwe mu kuri gutakaza imbaraga zako mu gihe kubashiye guhishurwa. Ubundi hano rero hari ibintu bigera muri 7 ubundi abanyabwenge batajya bahishura na rimwe kuri bo. Kimwe muri ibyo bintu rero ndagira nkubwire ngo kimwe mu bintu umunyabwenge atajya avuga ni intege nkeya ze mu buzima bwe, kubera ko buri muntu wese mu buzima agira intege nkeya. Rero nta nubwo ari buri muntu wese ukeneye kuba yamenya izo ntege nkeya zawe. Ega mu busanzwe hari bamwe mu bantu mu buzima bantu mu buzima batazaza baje kugufasha. Buriya hari bamwe mu bantu mu buzima bari mu buzima ariko badahari kugira ngo bagufashe kugira ngo ukire, ahubwo bahari kugira ngo bakugire igikoresho. Ndagira nkubwire ngo umuntu mubi abona intege nkeya, ntabwo abona agahinda kawe. Ibyo byose rero iyo abonye agahinda kawe akabona nk'amahirwe yo gukoresha kugira ngo aguhemukire. Ikindi burya mu gihe abantu babashe kuba bamenya ahantu wababariye, aho hantu nibwo babashe kuba bamenya aho bakoreye gukanda ngo babare. Ikindi kintu cya kabiri umunyabwenge atajya abwira abantu mu buzima, ntabwo ajya abwira umugambi we w'ibanga. Inzozi z'umuntu zirushaho gukora, ariko zirushaho gukora cyane cyane iyo zikuriye mu mutuzo no mu ibanga. Intego zawe iyo utangiye kuzisangiza abantu hakiri kare, izo ntego zizabasha gukurura gushidikanya, ishyari ndetse n'ibitekerezo bitari ngombwa bizatangwa kuri za nzozi zawe bigamije kuguca intege. Ibyo mbikubwire kubera ko hari bamwe mu bantu mu buzima bazaguca intege kubera ko bafite ubwoba ko wowe ibyo bintu uzabigeraho. Hari bamwe mu bantu baba barabigerageje ibyo bintu bakabona bo ntibyabakundira, ariko we wabibasangiza bakagira ubwoba ko uzabigeraho. Niyo mpamvu urugendo uzakora mu buryo butuje nirwo ruzabasha kukuremera iterambere rizazana urusaku mu matwi y'aba bantu bakurwanyaga. Erega kubera iki rero? Kubera ko hari zimwe mu nzozi zitajya zipfa kubera ko ari uko watsinzwe, ahubwo inzozi zawe zigapfa kubera ko wakira ibitekerezo by'abantu benshi biturutse ahantu henshi, kandi ibyo bitekerezo byinshi ari ibigamije kuguca intege kubera ko abantu wabasangije inzozi zawe. Icya gatatu umunyabwenge atajya abwira abantu ni bwa bugiraneza bwawe. Ubugiraneza bwawe bwa bundi ujya ugirira abantu neza ukituriza. Reka mbikubwira ubyumve neza. Kugira impuhwe no kugira imbabazi, ibintu byo kugira impuhwe no kugira ubuntu ni ibintu bijya biba bikakubera intege nkeya iyo cyane cyane bitangiye kujya bikorwa kugira ngo abantu bakurebe. Umunsi igikorwa cyiza ukora kizatangira kuba itangazo, kizatangira kugenda kiguhinduramo wowe ibyo witaga ko ari ubugiraneza, ahubwo bitangire kuba performance, bitangire kuba imyiyereko, kandi byari ibikorwa byiza uri gukora. Niyo mpamvu ubugiraneza bwiza ntabwo bukeneye abatanga buhamya, icyo bisaba ni ubumuntu no kuba bivuye ku mutima byonyine, kubera ko ubunyangamugayo bwiza ndetse no kugira impuhwe nziza n'umutima mwiza nibyo babandi wowe uba ufite, ariko nta wundi muntu bidasabwa ngo bibonwe n'abantu bose, ahubwo bibonwa n'ubigiriye. Akaba ari nawe kwamamariza ubwo uvuga ibyiza wamukore kuruta uko bikora kugira ngo abantu benshi bakubone. Umva ikindi kintu cya kane umunyabwenge atajya abwira abantu mu buzima bwe, za ntambara z'ibanga uhora urwana nazo, your private battles. Erega burya buri muryango wose ugira intambara, buri miryango yose ifunze inyuma yayo haba hari intambara runaka uwo muryango uri guhangana nazo cyangwa uwo muntu ari guhangana nazo. Ariko rero iyo izo ntambara zawe uri guhangana nazo, uri kurwana nazo, uzisangije n'abantu batari abanyabo ahubwo abantu babi, abo bantu batangira kuba inkuru aho kugira ngo babe igisobanuro cyangwa se igisubizo cy'ibyo bibazo byawe.
Ibi mbikubwire ko ntabwo ari buri muntu wese ugutega amatwi kugira ngo akumve, hari bamwe burya bagutega amatwi kugira ngo bajye kukuvuga. Rero umunsi agahinda kawe n'umubabaro wawe utangiye kuba imyidagaduro ku wundi muntu, ndagira ngo umbwire aho n'icyizere cyawe kizagenda gipfa gake gake, bucece bucece. Ikindi kintu cya gatanu umunyabwenge atajya abwira umuntu uwo ari we wese ni umugambi we w'ibanga, hidden plan. Iteka abanyabwenge bagenda bucece, kandi uzasanga ari ba bantu batajya bagaragaza buri ntambwe yose bari gutera bajya ku mugambi wabo bari bapanze. Ntabwo ari abantu babigaragaza, bakora ibintu byabo bucece bucece, igihe abandi baba bari bize bari mu kavuyo ko kwerekana ibyabo. Ubundi umunsi abantu bamaze gusobanukirwa ingamba zawe, bazatangira no gusobanukirwa uburyo ki bakwiye kuzibasha kuzinjiramo, bakazivangamo, bakazihagarika. Ubundi umwe mu mugambi ukomeye kurusha ibindi ni wa wundi abantu babasha kuvumbura nyuma y'uko bamaze gutsinda, bamaze gutera imbere, batabona uburyo bawica. Ibi mbikubwire kubera ko guceceka nibyo bibasha kurinda urugendo urimo rw'iterambere. Ikindi kintu cya gatandatu umunyabwenge atajya avuga, we wa kera. Ibi mbikubwira iki? Ahahise hawe n'amakosa yawe ya kera, biriya byose ni amasomo. Ntabwo ari ku karubanda cyangwa se ntabwo ari public announcements, ntabwo ari amatangazo kugira ngo ugende wamamaze ku karubanda ubabwira ngo ahahise hawe hari aha, amakosa yawe hari aha. Oya, ntabwo ibyo ngibyo biba ari amasomo yawe ku giti cyawe, ariko ntabwo aba ari ibintu ugomba kujya kwamamaza. Ibi mbikubwire kubera ko hari bamwe mu bantu batajya bibuka ko wowe wahindutse iyo ukomeje kubivuga. Rero abo bantu hari ba bantu batajya bibagirwa wowe wa kera, abo bantu ugasanga ntibakibaho, ahubwo babwira uko wahoze bagakomeza kukubonera muri iyo shusho. Ni ba bantu bazakoresha ahahise hawe kugira ngo basobanure ahazaza hawe. Niyo mpamvu ibyo gukura bitangira kukorohera, ariko igihe nta muntu n'umwe ubasha kubaza inkuru yawe ya kera. Abantu bose batazi ibihe bya kera gukura biroroha. Hari bamwe mu bantu bababarira, ariko hari na bamwe batajya bahagarika kwibuka. Ikindi kintu cya karindwi umunyabwenge atajya avuga ni ya ntambwe umuntu n'umwe atajya abona kiri koza. Nta munyabwenge ujya ubivuga ngo ababwire ngo ari kube we ya ntambwe abona ko nta wundi muntu uri kubona, ntabwo ajya abibwira abantu. Ibi ngibi rero niho abanyabwenge batandukaniye n'abandi. Nta munyabwenge ujya ubwira abantu intambwe agiye gutera ikurikizaho, cyangwa se next move agiye gukurikizaho. Ikintu agiye gukurikizaho ntabwo akibwira abantu, ahubwo aragikora bagatungurwa, kubera ko gutungura nibyo bibasha kugira ingaruka ku bantu iyo kubahindura. Rero itangazo riremwa no iyo ushyizeho itangazo rituma abantu bakora icyo bita interference, abantu bagatangira kwivanga mu bintu byawe kugira ngo babyice. Iyo ukomeje kubyamamaza ikintu uri bukurikizeho gukora, ariko iyo ukoze ikintu cyawe bucece utari batazi icyo uri bukurikizeho gukora, your next move, ahangaha baratungurwa cyane. Guceceka bizakwemerera gukora urugendo rwawe ngo urugereho mu iterambere, ndetse bizabaho kandi ntabwo ubashe kubona ikikurwanya, nta resistance ubonye. Iyo ubikoze ugakora urugendo rwawe rw'iterambere mu ibanga rikomeye, ugera ku iterambere ryawe utarwanishwa. Undi imbaraga za nyazo zikora bucece, ariko zikavugana ijwi rikomeye mu gihe ibisubizo byaryo biri kugaragara, byagaragaye. Bundi rero ukuri kujyanye no kugira ibanga ni ibintu byoroshye abantu bake bazi ku bijyanye n'ibice by'ubuzima bwawe, nibwo bazarushaho kuba batagufite imbaraga zo kugukontorora n'ubutware, ndetse bizatuma urushaho kwigirira amahoro wowe ubwawe. Ubundi rero rimwe na rimwe kimwe mu gisubizo cy'ubwenge aba ari ukwicecekera, kubera ko umwanya abantu bose bazi ubuzima bwawe bazatangira kwizera ko bafite uburenganzira kugucira urubanza. Wibuke ko ubundi kubaho ubuzima bwihariye bw'ibanga ntabwo ari ukuvuga ngo nibwo kuba umunyebanga, ahubwo ni uburyo bwo kwirinda. Kubera ko ubuzima bw'amahoro bwubakiye atari ku bintu wagezeho gusa, ahubwo ku bintu wahisemo kutabwira abantu. Ceceka n'izo mbaraga, ntabwo ari ibintu byose bikeneye ko hari ikintu gikwiye kubivugwaho.
ugomba kurinda amahoro yawe mbere y'uko ubwawe ushaka gusobanura no kwisobanura mu bantu no gushaka kugira ngo abantu bakwemere. Anga amaso intego zawe utari ku bitekerezo by'abantu. Erega ahazaza hawe hashingiye ku kinyabupfura ugera mu byo ukora byawe bya buri munsi, ntabwo ari urusaku rw'abantu. Agira ngo ubwire ngo kugira ibanga no kurinda amakuru yawe y'ibanga nibyo bizarinda urwo rugendo urimo rw'iterambere, kubera ko gusangiza amakuru yawe kenshi cyane nibyo bizakuzanira ibibazo bitari ngombwa. Rero uzabike bimwe mu bintu byawe, ubyibikire ku giti cyawe, bigumane kubwo kugira ngo urinde amahoro yo muri wowe, kandi wizere Imana, uhora uyemera mu migendere yawe. Imana ibamugisha. Niba ibintu byose nkubwe byose ubyemeye ubona biri kugufasha, uze kutwandikira icyagufashije, wandike itiki cyamfashije, umbwira n'ahantu muherereye. Abantu muri kunkurikirana mwandika 100 kuri muri commentaire. Imana ibamugisha mwese.